kubona imiterere y'umubiri w'undi muntu kumva ushaka ko yaba uwawe. Ni iki kiba mu mpumuro y'umuntu? Iyo umuntu umwe abonye undi akumva aramukunze, no ku rundi ruhande bikaba uko, imibiri y'aba bombi ihita ivubura dopamine. Twongeye kubahereza ikaze ku Nteko TV, wa mbere kumenya amakuru ndetse n'ibiganiro bigezweho. Ismael Mwanafunzi uri mu banyamakuru bakundirwa ijwi rye mu biganiro akora, akaba umwe mu bahanga mu gutegura no gukora ibyegeranyo bikundwa n'abatari bake, agiye kurushinga na Mahoro Claudine wahoze ari umunyamakuru wa Radio 10. Amakuru agera ku itangazamakuru avuga ko Ismael Mwanafunzi yamaze gufata irembo, hakaba hatahiwe umunsi w'ibirori by'ubukwe bwe. Ku butumire bugenewe inshuti n'abo mu muryango wa Ismael Mwanafunzi Mahoro dufitiye kopi, bigaragara ko ubukwe bwabo buteganyijwe ku wa mbere Nyakanga 2023. Ni ubukwe byitezwe ko buzabera mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye, kazabimburirwa n'umuhango wo gusaba no gukwa uzabera mu busitani bwa Musée Ethnographique y'Ihuye. Mu gihe umuhango wo guhana isezerano ryo gushyingirwaho uteganyijwe kubera kuri Katedrali ya Butare, mbere yo uko abatumiwe bakirirwa mu busitani bwa Musée Ethnographique y'Ihuye. Mahoro Claudine ugiye kurushinga na Ismael Mwanafunzi ni umunyamakuru wimazemo igihe, yamenyekanye mu bitangazamakuru bitandukanye nka Isango Star na Radio 10 ndetse na TV 10. Mahoro Claudine kandi yagiye yumvikana cyane mu kiganiro cya mu gitondo cy'ubusesenguzi, aho basomaga amakuru atandukanye yaramutse avugwa mu bitangazamakuru. Mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, umugabo wo mu murenge wa Mwendo mu gucyura umugore yagiye yitwaje inyundo n'akajerekani ka lisanse, ahageze ashaka kurwana, sebukwe amutema mu mutwe. Nteziryaye Kariste utuye mu mudugudu wa Butare ya kabiri akagari ka Nyamagana umurenge wa Ruhango, yagiye gucyura umugore wahakaniye iwabo bigenda nabi cyane. Ahageze ngo yabwiye abiwabo w'umugore ko bamumuhana n'ibyo yasahuye urugo rwe, bitaba ibyo ngibyo akabatwikisha essence. Ubuyobozi bw'umurenge wa Mwenda aho uyu muryango wo kwa sebukwe utuye buvuga ko yahageze agashaka kurwanya sebukwe, nawe mu rwego rwo kwirwanaho afata umuhoro awutemesha umukwe we mu mutwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mwendo Muhire ati imirwano yabaye nijoro kwa gatandatu, twahageze dusanga sebukwe amaze kumutema mu mutwe, tumujyana ku kigo nderabuzima cya Gishweru kugira ngo yitabweho. Muhire yavuze ko uyu Nteziryayo yaje avuga ko umugore we yahukanye atwaye ibiryo n'amafaranga byari biri mu rugo rwabo. Ati yari yitwaje akajerekani kuzuye essence, yavugaga ko nibatamuha ibyo umugore we yaje yitwaje ari bubatwike. Gitifu Muhire uyobora umurenge wa Mwendo yavuze ko sebukwe wa Nteziryayo witwa Rwampungu Emmanuel w'imyaka 68 y'amavuko utuye mu mudugudu wa Nyabisindo akagari ka Mutara muri uyu murenge wa Mwendo, akimara gutema umukwe we yahise acika akaba gishakishwa. Mu mirenge itandukanye y'aka karere ka Ruhango hakunze kumvikana urugomo rwa hato na hato, rwa bamwe mu bagabo cyangwa abagore bica abo bashakanye, abandi bakiyahura, hakaba n'abagizi ba nabi bitwaza intwaro gakondo bagatema abaturage. Urukiko rwo muri Kenya mu ntangiriro z'iki cyumweru rwarekuye Eliud Wekesa uzwi nka Yesu, umugabo wari umaze kugira abamukurikira benshi nyuma yo kuvuga ko ari Yesu Kristo umwana w'Imana. Wekesa yagejejwe mu rukiko kuri wa kabiri w'iki cyumweru nyuma y'iminsi 5 afunzwe na polisi mu gihe gishakishwa ibimenyetso ku byaha byo kwigisha ibinyoma n'iyezandonke yashinjwaga. Nubwo Wekesa w'imyaka 42 yari yafunzwe ngo ubushinjacyaha ngo bushaka ibimenyetso, bwageze ku wa kabiri bitaraboneka, biba ngombwa ko urukiko rumurekura nk'uko K24 TV yabitangaje. Ubushinjacyaha bwavugaga ko Wekesa ari umutekamutwe ushuka abamukurikira ababeshya ko ari we Yesu kugira ngo abakuremo amafaranga. Uyu mugabo ufite itorero New Jerusalem Church mu karere ka Bungoma mu burengerazuba bwa Kenya, ubushinjacyaha bwari bwasabye ko babanza gusuzuma niba mu mutwe we ari muzima mbere yo gutangira iburanisha. Mu bamwunganira amategeko hari harimo George Wajokoyo wiyamamarije umwanya wa perezida umwaka ushize akaza gutsindwa. Ishyirahamwe ry'abahakanyi bo muri Kenya ryasohoye itangazo risaba ko ahita arekurwa byihuse, avuga ko ari umwere. Iri shyirahamwe ryavuze ko niba hari uhakana ko Wekesa ari Yesu Kristo, hagaragazwa Yesu wa nyawe amazimwe agashira. Iri shyirahamwe ryavuze ko niba hari uhakana ko Wekesa ari we Yesu Kristo, hagaragazwa Yesu wa nyawe amazimwe agashira. Iryo shyirahamwe ryavuze ko Yesu Kristo uvugwa muri Bibiliya ari umuhimbano, bityo ko Wekesa atakabaye azizwa kwiyita Yesu Kristo kandi nibura we agaragara. Kubona imiterere y'umubiri w'undi muntu kumva ushaka ko yaba uwawe. Ni iki kiba mu mpumuro y'umuntu?
ni iki kiba mu mitungo abantu batunze gishobora gutuma ibyo utunze bigutera gukundwa n'umugore cyangwa umugabo mukazabana ubuzima bwose? Ni izihe mbaraga ubwonko bw'umuntu bufite zikurura ibyitwa jalousie sexuelle cyangwa se gufuha hagati y'abemeranijwe kubana no gukundana bishimye? Iyo umuntu umwe abonye undi akumva aramukunze no ku rundi ruhande bikabuko, imibiri y'aba bombi ihita ivubura dopamine. Niyo mpamvu umuntu wakunze undi hari ubwo buri gihe yumva ashaka kumubona, kuko uko amutekereje ubwonko buvubura wa musemburo w'ibyishimo n'akamenyero maze akamushaka nk'uko umwata barishaka. Ni iki gisunikira ubwonko n'umubiri w'inyamaswa zose natwe turimo kubona imiterere y'umubiri w'undi muntu kumva ushaka ko yaba uwawe?